Ndagusuhujeho nteze amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier, nkaba ngiye kugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 5 Kanama buri mwaka. Tariki ya 5 Kanama ni umunsi mukuru bazilika nkuru yitwa Sainte Marie Majeure iri i Roma yahaweho umugisha. Ni umunsi mukuru wa mutagatifu Abeli umubenedicte wabaye arikepiskopi wa diyoseze ya Reims mu Bufaransa, wabayeho mu kinyejana cya 8. Duhimbaza kandi mutagatifu Oswald wabayeho mu kinyejana cya 7. Oswald yari umwami w'agace kitwa Northumbria gaherereye mu gihugu cy'Ubwongereza bw'ubungubu. Oswald yaje kugarukira Imana, abatizwa na mutagatifu Kolombani. Nyuma yaho yaje guterwa n'undi mwami bari baturanye utari wishimiye ko Oswald ari umukristo. Aramurwanya, aramutsinda, amutwara bunyago, amujyana mu gihugu cye, hanyuma ategeka Oswald gusenga imana ze. Oswald yanze, uwo mwami amuca umutwe, nuko Oswald aba umumaritiri atyo. Turahimbaza kandi ku itariki ya 5 Kanama mutagatifu Paris, yari umwepiskopi wa diyoseze ya Teano mu Butaliyani, wabayeho mu kinyejana cya 4. Turahimbaza kandi ku itariki ya 5 Kanama mutagatifu Thierry. Thierry yari umwepiskopi wa Arras na Cambrai mu gihugu cy'Ubufaransa. Yabaye umwepiskopi mu gihe kingana n'imyaka 30. Muri iyo myaka yose uko ari 30, Thierry yabaye umwepiskopi w'intangarugero, aba umuntu wubashywe cyane, ariko yitangira n'ubutumwa bwe atiziganye. Yagendaga ahura n'ingorane nyinshi muri uwo murimo, ariko mu isengesho niho yakuraga imbaraga n'ubudacogora. Hari igihe Thierry yararaga amajoro asenga, agatwarwa buroho, kandi bugacya agakomereza imirimo ye, ubona yaruhutse neza kandi atigeze aryama. Nababwiye ko ku itariki ya 5 Kanama aribwo bazilika nkuru yitwa Sainte Marie Majeure iri Roma yahaweho umugisha. Iyo bazilika yabayeho mu kinyejana cya 4. Mu mwaka wa 366 Bikira Mariya yabonekeye umugabo n'umugore we, bari abantu b'abakire, babanaga ariko nta mwana bagira. Urwo rugo yarubonekeye mu gihe kimwe no mabonekerwa ya Papa Libere. Abo bombi abasaba kubaka kiliziya ahantu azagaragaza we ikimenyetso. Bidatinze ku itariki ya 5 Kanama babona ahantu hari urubura rwinshi kandi ari mu gihe cy'impeshyi. Bahita babona ko ari cyo kimenyetso Bikira Mariya abahaye, hanyuma bahita bahubaka iyo kiliziya. Iyo bazilika babanje kuyita Mariya Mutagatifu, Sainte Marie de la Neige, nyuma baza kuyita bazilika ya Liberi, uwo mupapa Bikira Mariya yabonekeye, nyuma baza kuyita Bikira Mariya Mutagatifu w'ikirugu, Sainte Marie de la Crèche, kuko ibyasigaye bitagatifu byo ku kirugu Yezu yavukiyemo babizanye muri iyo bazilika babikuye i Betelehemu. Nyuma y'ayo mazina yagiye akurikirana kuri iyo bazilika, ubu ngubu yitwa Basilique Sainte Marie Majeure. Ikaba ari imwe muri bazilika enye nkuru zibaho muri Kiliziya Gatolika, kandi izo zose zikaba ziri i Roma. Izindi zose zigiye ziri mu bihugu bitandukanye ku isi zitwa bazilika ntoya. Umunsi mwiza ku bahimbaza bazina babo batagatifu, harimo Abeli, Oswald, Paris na Thierry. Namwe mwese mukomeze mugire umunsi mwiza
naho ubutaha mwari kumwe na Padiri Janvier.